kumwe nkaba Eric ari inshuti yanjye ngira yitwa Eric nayo ndayisuhuje nawe asa nku nawe ari arategereje mu bategereje ko turaziranye ari mu bategereje kandi Eric arakuze arakuze cyane Eric arakuze ariko kandi aracyategereje. Hello guys, mumeze mute bantu banje? Nizere ko mumeze neza cyane. Murabona uyu munsi neza, tumeze neza fresh nkuko mubizi. Tukomeza tugenda tubazanira abatumirwa benshi baturutse impande n'impande. Ubu tuvugana rero turi kumwe n'uyu mugabo, muramureba umusore umeze neza cyane, aracyari umujene, umeze neza. Uyu munsi rero turagirana ibiganiro, ibintu bitarengeje ibintu bingahe, ariko mbere yuko dutangira ndagira ngo nibutse wowe ugishyika kuri YouTube channel yacu, kuri no televiziyo yacu utarakanda subscribe, uradufasha ukandeho kuri ako kantu ka subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo nituzajya twaprodinga video bizajya bikugeraho ako kanya. Murakoze cyane ko mubikoze. Umutumirwa wacu uratwibwira kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane. Amazina ni Ishimwe Paul Rumuramyi. Ubu ngubu nasengeraga muri Christian Masse Ministries, niho nateraniraga, ariko ubu ko ituro rya Kristo risigaye riri hose. Ubu umuntu ageze wasenga mwese murazi ibyabaye ariko nta kibazo. Hanyuma ndi n'umucuranzi, mfite n'izindi mpano nyinshi kandi mwese duhuriyeho. Turakomeza tumenyana rero, buriya iyo abantu bagiye kuganira urinda kuvuga byinshi ko byinshi baba biri mu kiganiro, ahubwo turabakumbuje. Arakoze cyane umutumirwa wacu, bamwita Ishimwe Paul. Ishimwe Paul. Ishimwe Paul iryo zina rifite amateka. Ishimwe Paul, uraza kutwihanganira, bisa nkaho twagutunguye kugira ngo uze tukuganirize, ariko nyine Imana ikomeze guha umugisha kuba murandiredi nje ndi umusirikare wa Yesu. Ni sawa cyane, muraniteguye. Nkuko rero twabivuganyeho, ndakubwiye ko ikintu cya mbere tugomba kubanza, njye ndashaka kumenya ese uri umuramyi, uri umuririmbyi mwiza cyane kandi ukaba n'umuvugabutumwa, siko bimeze? Ndumva unziho. Uri umuririmbyi ukaba n'umuvugabutumwa. Okay, kenshi ngenda ongeraho ukiri na mutoya. Si mutoya koko? Ndi muto, ndi umujene yewe. Umuntu burya gifite imyaka 20 kuzamura, ubu ukiri umwana. None ni ukuvuga ngo ese Paul, muri iyi minsi ko tubizi ko dutekereza ko tubwiye ko uri umuramyi, ese muri iyi minsi ko insengero zisa nkaho zifunze, bimeze bite? Uri gukora gute? Biri kugenda gute kugira ngo tubwire bimeze bite kuri gahunda y'insengero muri iyi minsi, kubona ko insengero zisa nkaho zifunze? Ese wowe ubyiteguye gute? Utekereza gute muri iyi minsi? Uri kubona umwanya se wo kubona aho uramya? Uri kubona aho ucuranga nk'uko wabitubwiye ko uri n'umucuranzi? Ese ubwo butumwa urabuvuga uratubwira muri make kugira ngo dukomeze tuganireho ibintu byinshi. Muri iyi minsi biragoye, navuga ko bigoye kandi abantu benshi tubiziranyeho. Iminsi yo gufunga amakanisa ibintu byaragiye batari kuri bamwe, ariko ku bandi nk'uko Yesu yabwiye umusamariya ngo igihe kigeze ko abantu badasengera kuri uyu musozi, ahubwo bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ibyo rero abato akenshi usanga tutabisobanukirwa. Usanga akenshi kumva agakiza kacu nyine kagarukira mu rusengero. Iyo wumvishe nta rusengero ruhari, wumva ko nta gakiza nyine bisa n'ibirangira. Benshi baraparika kandi baranaparitse. Hari abo tujya duhura hanze aha, ngaha nabo barabizi. Ndetse natwe reka tubwizanye ukuri, natwe nubwo uvuga ngo uri umuramyi, uri umuririmbyi, ndetse n'abashumba benshi, ndahamya nashidikanya ko bamwe muri bo agakiza, icyo twita agakiza, gisa n'ikintu cyakonje muri twebwe bitewe n'iki kintu cyo gufunga amakanisa. Ubuzima rero warumbajije mu buzima bwa nyuma yo gufunga amakanisa, bro, urabibona. Ubwo nimba ubuzima bwanjye bwari ugusenga, ubuzima bwanjye bwari piano, ubuzima bwanjye bwari ukubona abaramyi. Ngaho utekereza nawe, uramutse uri nk'umurwayi, muganga akwandikira imiti hanyuma ukayifata nabi,
ni kimwe mu bintu bituma umurwayi arushaho kuremba. Rero ibi bintu byadusubije hasi, ariko nanone kuba ari maso, reka mbivuge gutyo, kuba ari maso nyine kuri rwa rubyiruko n'ubundi bari muri Yesu ariko batamutegereje i Yerusalemu cyangwa se kuri wa musozi w'i Samariya, ahubwo bamufite mu kuri no mu mwuka. Aho nibo bagumye gukomera, ariko nabo biragoye biragoye muri iki gihe, biragoye. Nawe urabizi Umusamariya, ubu nawe wakubaza ikibazo wavuga ngo usibye ko bamwe hari nk'amatorero cyangwa amadini bagize amahirwe barabafungurira. Ushobora kuba rero wowe wisanga muri umwe muri ayo matorero cyangwa muri ayo madini, ugasanga birakoroye, ariko ku bandi ndetse natwe ubwacu ibintu bikomeye kandi ibintu byadusubije inyuma ku rwego nyine sinavuga cyane ariko sinanavuga gakeya, kuko abenshi muri twebwe basa n'ababivuyemo. Urumva ari icyo kintu naba mvuzeho. Ni ukuvuga ngo wowe bisa nkaho utigeze ucogora ku murimo wawe. Ikintu Ntabwo waguye cyangwa nawe uri muri bamwe baguye. iyo uvuze kugwa, iyo uvuze kugwa sinzi ikintu uba uvuze. Iyo uvuze kugwa buriya akenshi buriya uko nkubwire, agakiza si ikintu umuntu afata ngo agishyire ahantu ukirinde uvuge ngo ndagisevinze ntikizongera kuncika, cyangwa se simvuze ko naguye, ariko agakiza ngo kukabona ni ubuntu, ariko kukarinda ni ikindi. Ahubwo uyu mbaza ngo agakiza kawe ukarinze ute muri iki gihe wafunze insengero, aho urumva harimo challenge nyinshi, biragoye. Umuntu akenshi wumva ko wafunze insengero, twigira mu mujyi gushaka amafaranga, n'ubundi twarayashakaga, ariko abenshi dusa nkaho twibohoye, none ukavuga okay, reka njye Musanze, reka njye Rwamagana, reka njye Kayonza, reka njye Nyagatare, ariko ukagenda utari kuri ya mission uvuga ngo ninsanga y'ikanisa runaka nzaterana, ukagenda uvuga ngo n'ubundi insengero bazifunze, reka nigire gushaka amafaranga. Noneho kure birumvikana. Iyo ugeze rero uhura na challenge nyinshi, ariho handi nyine uvuga ngo kurinda agakiza. Urumva uba utangiye ubuzima bushya, ubonye inshuti nshya, ubonye abantu nyine mudasanzwe mumenyeranye, mudasengana, kenshi batanasenga, banywa ayo matabi, banywa n'ayo mayoga, kandi niwanga kubana nabo. N'ubuzima busanzwe tubana nabo, ariko kuko twabaga uzi ko nyine uhora wumva ijambo, uhora wumva impanuro, bagucyaha, akaba ari cyo kintu kigutangira. Kameme noneho nkatwe b'urubyiruko, ariko ku giti cyanjye nk'uko wari ubimbajije, sinavuga ngo biraho, ariko twese tubeshwaho na Mana mbabarira. Sivuze ngo ndi umwere, sinavuze ngo ndi umunyabyaha, ikindi sindi no hagati, ntabwo ndi hagati. Iyo nakosheje menya ngo nakosheje, nkajya imbere y'Imana nkasenga mvuga ni Mana, dore nakosheje, shyiramo imiyaga. N'abandi rero bibaye ari uko, Imana yagucyubahiro. Ndumva ari ibyo ngibyo. Udusubije neza cyane, kandi urumva ko ni ukuvuga ngo murumva ko uyu munsi bisa nkaho dufite akantu kameze nk'umuriro. Uyu mugabo afite amagambo ameze neza cyane asengeye, harimwo ivugabutumwa, harimwo ubusobanuro, harimo ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo wowe bisa nkaho ibintu byo gusenga, ese ubundi muri make urashobora kuba wabona ahantu uteranira muri iyi minsi? Biri gushoboka ko ushobora kujya guterana mu rusengero muri iyi minsi? Rero urabona ko ndi umujene, akenshi buriya leta muzi ko akenshi bagiye bashingira ku madini manini, babaye basa n'abarekuye ahantu twasa n'abantu bahura tugaterana. Ahubwo murabizi abantu dusengera mu macaci, akenshi usanga dufite ya myumvire nyine no kuvuga ngo abangaba imyemerere yabo sinyemera. Ku giti cyanjye rero, iyo numvise ahantu bavuga Imana ndiruka, numvise ahantu bavuga Imana ndiruka nkajya kumva, kuko usanga n'undi uwo munsi hari igihe wasanga ijambo bateguye ari njyewe rireba. Rero kuvuga ngo mfite aho nsengera sinavuga, kuko nari mu itorero ryanjye nabatirijwemo, ariko mu buzima busanzwe nyine aho wumvishe basenga ufite time ujyayo. Burya Imana ibishaka roho yawe n'imigenzo, cyangwa se n'ibyo utaba ubizi cyangwa ubyubahirize, ibyo ni iby'amadini, ariko wowe ukurikira Imana nyine, aho bavuga Imana ntiwabura kujyayo. Rero ngewe muri iyi minsi aho bavuza Imana niho njya.
apana mu bahanjuzi. Eh, aho bavuze Imana Yeah, niho njya. birumvikana. Urakoze cyane kuri ubwo busobanuro duhaye, kandi ni ukuvuga ngo reka tugiye ku kibazo cya kabiri. Mubaze ikibazo cya kabiri. Ndagusubiza, naje kuganira, ndagusubiza nta kibazo. Uri tayari? Ndi tayari, nta kibazo. None ni ukuvuga ati ese Paul, Mhm. atubwiye ko uri umuramyi, ese ubundi muri make mu buzima bwawe busanzwe byashoboka ko waba ufite wenda icyo ukora umurimo runaka, usa n'umugabo ufite amafaranga, wanga urasa n'umuntu ufite amafaranga. Amafaranga se Mwa bakobwa mwe namwe murabe mubireba neza, umusore oya wacu kandi ni umujene, aracyari mutoya kabisa, kandi amafaranga aramugaragaraho. Ese byashoboka ko waba ufite umurimo ukorara? ubundi njyewe ndasubire kera gatoya, narakizwa, nari mfite icyo nkora, ndetse n'uyu munsi mfite icyo nkora. Bivuze ngo rero ntabwo gukizwa byakuyeho ya mirimo nakoraga, usibye ko nsa n'uwahinduyeho gato. Igisubizo mfite imirimo nkora, ahubwo si n'umurimo, mfite imirimo, urumva. Ariko wowe kuko uvuze ngo ngaragara nk'umuntu ufite amafaranga, abantu bashobora kumva nkora muri banki cyangwa se mfite akazi ka leta cyangwa se n'ibindi byose. Ariko rero umuntu ubwiye ngo mfite akazi, akazi ubuzi ni bwinshi, kuko no gukorera Imana twavuga ko tugiye ku murimo wa data. Muri iyi minsi rero ubu ngiye mu buzima busanzwe bwanjye, ndi umutekinisiye, tekinishiyani, nizi ibintu bya tekinike. Iyo wavuze muri tekinike rero ni akazi, ariko nawe si moto, ntabwo ari mekanike, ni tekinike yo mu nganda, urumva, habamo ragingi. Abantu benshi ntabwo babizi ibintu biba mu nganda, ariko muri iyi minsi nsa n'uwabiparitseho gato kubera impamvu runaka, ariko mu buzima busanzwe ndi umutekinisiye. Ibi byo kwesitara umuriro, aba elegitishiyani, nabyo ndagerageza. Iyo mvuze ngo ndagerageza ubwo ndabizi, umva, tumva ndagerageza, ndabizi nyine, ndabikora. Usibye nyine kutabiha umwanya cyane ngo bikore, cyangwa se no kubura ibiraka nabyo birimo, ariko ntacyo nshinze Imana. Buriya iyo ikintu kimwe kivuyeho, Imana ikwigisha ikindi kintu ugomba gukora kikakubeshaho muri iyo minsi. Rero sinavuga ngo simfite akazi, ahubwo mfite utuzi twinshi mu mutwe wanjye no muri jyewe. So kubanza ngutya rero, simfite amafaranga nk'uko Musamariya yabibabwiye, gusa ndanayafite. Ntabwo ufite amafaranga, gusa ndanayafite, kubera ko naba ngiye gutukisha Imana. Buriya nk'uko abyaramwe Musabwa niwe waririmbye ngo ubuzima ni ubwa mbere, ibyo Imana yakoze kera nibyo bikomeye, kubera ko iyo feza, ayo mafaranga nyine uvuga, ibyo byose ni imigisha y'abantu bakiriho. Rero mfite amafaranga, kuba nyiriho kandi mbona ibintunga buri munsi, nyine mubona nsa gutya, nkaraba, nkajya mu bantu, numva nshima Imana, numva muri njye n'umutima wanjye unezero, kuko hari abatabibasha. Icyo navuga, ngo muri make igisobanuro utanze ni ikihe? Igisobanuro nakomeje kumva, ariko ntabwo numvise neza ikibazo nabajije kabisa. Igisobanuro nanze ni uko nakubwiye, wambajije ibintu bijyanye no kuvuga ngo ufite akazi. Ubabwiye ntabwo mfite utuzi, nabanje kukubwira imirimo nkora. Ikindi usibye ko niba nabimendera, ikindi cya kabiri, ni mpamvu nawe ngo mfite utuzi twinshi, ngewe ibintu byinshi binunze, cyangwa se byagiye binunga, nubwo wambajije nonaha, ariko n'ibi byanunze kera n'uyu munsi nshobora kubikoresha. Ntabwo ko ndi umucuranzi, ntabwo ko ndi umuririmbyi, ibyo byose ntibitunga abantu. Ntabwo ko ndi umutekinisiye, ndetse muntu uza muri tekinike y'ibintu byinshi. Hari n'ibindi bintu rero byo mu buzima busanzwe umuntu aba azi gukora, bitari ngombwa ko tuvugira hano, urumva, kandi nabyo bishobora gutunga umuntu. Rero mfite akazi. Ufite akazi? Nk'uko mubibona rero, ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane, byakomeje kuryoha. Umutumirwa wacu ndacyakubaza ibibazo hano, ndacyafite nk'ibibazo bitarenze kimwe. Nawe ndagusubiza nta kibazo. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti, uri tayari?
Ndi tayari. uri umusore siko bimeze Yeah. kandi abantu bari kukubona nk'umuntu w'umusore ariko ukuze. Gahunda y'urugo bimeze bite? Gahunda y'urugo wabibaza Imana. Wabibaza Imana. Gahunda y'urugo bimeze bite? Bajya bavuga ngo umugore mwiza atangwa n'Uwiteka. Nawe utegereje Uwiteka ntarama mesaje. Ahubwo bantu murebe iki kiganiro, ubona wagishimiye, wasanga Uwiteka avuganye nawe uri no mwanya. Bajya bavuga ngo inshuti uyikura ku nzira. Wasanga ku Musamariya TV show nanjye makuye umugeni. abakobwa Kubera ko rwose kabisa mukomeze mwumve iki kintu kiri hano Reka- ni reka- ikintu gikomeye cyane. reka nivugishe ikintu kimwe. Ariko sindabona mesaje y'Imana. Umugore mwiza nimba atangwa n'Uwiteka, kandi utegereje sindabona, ndacyategereje. uw'Imana Ariko hari n'undi muntu hari hanze utegereje kandi uri bugiye ku Musamariya TV show Mm. agakandaho agashima akavuga ati none uyu muntu ko nanjye numva namubonye mu iyerekwa. Ni Imana nubona mesaje umutima nyine niwumva icyo Imana ikubwiye aba ari cyo ukora. Aba ari cyo akora. Nibwo bajya bavuga wasanga nyine, ariko ntago naburiwe, sinanagumiwe, ndacyari umwana, urumva? Ndacyari umwana, usibye ko ijambo ry'Uwiteka ndyubaha kandi niko rivuga. Nanjye ndacyari mu bategereje. Ikindi sindi na mukuru cyane nakubwiye. Ufite imyaka mike, ndacyari muto cyane. Hari abantu benshi nzi ndetse banakomeye kandi batarashaka, bafite imyaka myinshi. Kamwe mukabona ko nkatwe, urabizi Umusamariya nawe wakubwira ngo uzana umugore, urabizi ko uri ingaragu, akenshi wabanza kubitekerezo kabiri. Ndabizi neza. Urabizi ntabwo wowe uzana umugore ukamucisha ahandi wita mu tuvumo, turi abasore, ejo bakumva washatse mu buryo budasobanutse. Akenshi nyine dushaka kubinyuza mu nzira nzima, ari nayo mpamvu mubona twitonda, imyaka igacaho n'indi igacaho. Burya ntabwo tuba twarashobewe, ahubwo tuba tugira ngo tubinyuze mu nzira nzima bihesha ababyeyi icyubahiro ndetse n'abashumba bacu muri rusange. Ikaba ariyo mpamvu rero umuntu ageze iki gihe ariko turacyategereje umugambi w'Imana. cyategereje umugambi w'Imana. Wowe njye n'abandi bene data, hari abandi bene data ndetse nawe Musamariya mufatanyije mu rugendo barahari, nawe turi kumwe. na ba Eric, ari inshuti yanjye ngera yitwa Eric, nayo ndayisuhuje. nawe asa arategereje, nawe ari mu bategereje ko turaziranye, ari mu bategereje kandi Eric arakuze cyane. Eric arakuze ariko kandi aracyategereje. Nanjye rero nimba bakuru banjye bagitegereje ariko bari aho bakwiye kuva mu nzira. Ariko banze Umusamariya hari ikintu gitoya nongeraho ku kintu warumbajije. Hari ukuntu abantu iyo bafite nk'abakobwa babiri mu rugo, mubona ubuzima tubayemo busa naho ari famiye, urumva? Rero hari umukobwa uvuga ngo njyewe sinshobora gukora ikosa ngo ndongorwe mukuru wanjye atarava mu nzira. Nange rero sinshobora gukora ikosa ngo ngire ikintu nkora bakuru banjye batarava mu nzira. Ubwo ndi kubaha mesaje bagire vuba bave mu nzira. Urinze bakuru banjye, ninze bakuru banjye. Ni ukuvuga ngo rero abakobwa bafite iyerekwa bose mujye hasi aho muri comment muritambutse kabisa. Murabona ko bikomeze kugenda neza cyane. Umwumva wacu ati rwose ndacyari mutoya kandi nyine ndi ku isoko, ategereje bagaragure ko babanza gutambuka. Ikindi negereje bakuru banjye ngo batambuke. Ikindi nunaza uzategereza. Uzategereza hari mukuru wanjye abanze. Ese ubundi kankubaze gatoya, ako kantu nawe urakemera? Kuvuga ngo gutegereza, ese ngo tuzategereza ngo ntabwo ngewe wowe runaka ushobora gushaka umudamu usize inyuma? Uriya ni imyumvire akenshi ni imyumvire y'abantu, kuko gushinga urugo nk'uko bavuga ngo urugo rwiza rutangwa n'Uwiteka. Icyo cyiza rero Uwiteka kiguhaye igihe cyose akiguhereye uracyakira. Rero ibindi nyine wari kuganira gusa ngize ngutya mushobora kubona abantu babatunguye, mise nkura nk'umugeni ku Musamariya TV show ugasanga ejo ndabatumiye.
abo bakuru banjye rero bakanyambarira. Rero muri iki gihe noneho turi muri viziyo, turi muri 2025, ibyo bintu byabaga kera, ariko ubu ngubu njye mbifata nk'imyumvire nyine, kandi numva inashaje, kuko nyine umuntu wese agira ubuzima bwe, kuko none se kwabaho ushaka muvukana muri abana 5 ugasanga umwe yabaye umutagire, ariko abandi muracyari hasi muracyashakisha. So urugo narwo nuko, urugo narwo nuko biba bimeze. turakoze cyane umutumirwa wacu, bisa nkaho ibiganiro by'uyu munsi byacu bisa nkaho turangirije aha ngaha, kubera ko nyine amasaha arakuze kandi ufite n'urugendo rurerure, urugendo rurerure ugiye gufata ibinyabiziga gutyo ukagenda. Gusa nyine hari ikintu ushobora kuba wabwira abantu bari bwumve, nk'abakobwa bafite gutyo bafite amaherezo nk'ayo ngayo, hari ijambo ushobora kubagenera ukababwira ati uri tayari kubasubiza, cyangwa ukababwira ati gutya na gutya nyine. Ikintu navuga cy'abantu bakuru, nk'uko mbwiye nyine numva turi gusezera tewe n'urugendo, ikintu nabifuriza ni uko bakora subscribe ku Musamariya TV show, bagakora share, bakanatera comment, hanyuma ibindi byo tuzavugana muri comment. Ubwo uzambwira, ubwo nzakomeza muri cya kiganiro uko bizagenda, nyine tuzagenda tubimenya gake gake. So ndumva ari ibyo. Urakoze cyane kandi turagushimiye, wakoze. Nanjye ndagushimiye, ugire urugendo rwiza. asante. Inshuti bavandimwe rero, dukomeze tubashimire, mwakoze, mwebwe mwabashije kubana natwe, mukomeze mukanda aho ngaho kuri ako kantu k'agasubscribe, mutere comment, murayikinge, kugira ngo dukomeze tubone ko muri kumwe natwe. Wowe mushyashya uje bwa mbere kuri ino televiziyo yacu, kanda subscribe, urandikamo Umusamariya TV show. Murabona yuko dusa nkaho tuba twakoze ibintu bimeze neza. Ubu ukurikiye nitugaruka noneho tuzagaruka ku buryo n'umutumirwa wacu azaza yambaye gutya, siko bimeze, biriko biraza kuhaje kandi. Ni ukuvuga ngo rero ndabashimiye kandi mwakoze kubana nanjye. Gahunda ni yayindi, turabakunda kandi cyane. Ciao.